Nageze mu nzu numva umuntu ari kurira mu cyumba cyanjye, yariraga cyane, narafunguye ndinjira nsanga ni umugore wanjye, umukobwa nahaye umutima nubwo tutari twarasezeranye ariko twarabanaga, ndamubaza ati uri kurizwa n'iki mukobwa mwiza, uri kurizwa n'iki mugore wanjye? Iki ni igice cya 22 uko nakundanye n'idayimoni turi ku ishuri nkisanga mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Ubu ni ubuhamya bwa Izere Cedric. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel ukanda subscribe, like, share na comment. Ibyo ni inkunga kuri twe. Reka dukomeze n'iki gice cya 22. Mbahaye ikaze hano kuri Sharif TV. Nakomeje kumubaza uko byagenze ndetse niwaba wamukubise kuko nabonaga afite agahinda cyane kandi ari guta n'amarira menshi. Ndamureba ndamubwira ati mugore mwiza mbabarira umbwire. Yakomeje kwanga kumbwira, mbona akomeje kurira, nanjye nakomeje kumuhendahenda ndi kugira ngo byibuze areke kurira. Umugore wanjye rwose ni ubwa mbere nari mbonye ari kurira amarira ameze gutyo, byari bimeze nk'uko namubonye cyagiye mu rukiko. Nabirebye ndumirwa ndavuga ati umugore noneho byagenze gute? Nakomeje kumuhendahenda kugira ngo aceceke, ndamuhendahenda arankundira noneho araceceka. Ndamubaza ati umugore mwiza wabaye iki? Arambwira ati mugabo mwiza Ernest, narose bari kuvuga amazina yawe ngo Ernest mumusezereho yapfuye, kandi inzozi zanjye zijya ziba impamo. Umukobwa nahaye umutima yakomeje kujya ambwira ngo yarose napfuye, ndumirwa ndamubwira ati nyine ibyo ni ukurota ntabwo ari ibintu bya nyabyo. Hashize akanya gatoya numvise message nziza ivuga ko mama yakize, numva ndishimye cyane. Mama yasubiranye ubuzima busanzwe, yaje ameze neza. Mama yari umuntu uzi kuganira cyane, nta nubwo yari ari kwibuka n'ibyabaye, nta nubwo yari ari kwibuka impamvu ari kwa muganga, nta nubwo yari ari kwibuka ukuntu byagenze. Nitwe twari tuzi ibyari byo. Mama yakomeje kunganiza arambwira ati muhungu wanjye ndagukunda cyane kandi nkwizereramo, muhungu wanjye gira ishyaka kandi utere imbere. Mama yakomezaga kubimbwira gutyo nkumva mfite ikirura cyinshi, mfite amakosa nishinja, mfite n'uburyo navuga nkumva ntiyanyumva. Numvaga nta muntu nabwira ibyanjye, numvaga nta muntu nashobora kwihamburaho ngo mubwire byibuze ibintu bituma mbaho gutya n'uburyo nca muri bino bintu. Byarantunguye cyane. Mama nkibona kubona ko yahinduye ubuzima bwasubiye ko bwari bumeze, atari kurwana n'abandi cyangwa se ngo asare ngo agende yirukanka ku muhanda. Nese mbona ko ubuzima bugiye gusubira mu buryo. Nabahaye amafaranga babwira ati musigare mu mahanga yanyu, njye niyizira mu rwatubyaye mu Rwanda. Nazanye n'umugore wanjye n'ubundi, umugore wanjye akajya ambwira ati narose wapfuye mugabo wanjye, narose wapfuye, kandi bajyaga bambwira ngo buri muntu wese ajya apfa iyo bamurose. Numvishe rwose ntunguwe cyane. Akomeza kumbwira ati mugabo wanjye nkabya inzozi niyo mpamvu mfite ubwoba, ahubwo reka tujye gusenga. Umugore wanjye akimbwira ibintu byo gusenga nashidukiye hejuru, ndamurakarira ndamubwira ati niba ari ibyo gupfa ngiye nzapfa, ntago bikintera ubwoba. Umugore wanjye yabonye uburyo mukangamiye aribaza ati ese Ernest wabaye iki? Akimpamagara mu zina nararakaye cyane, akizana ibyo gusenga nese nigendera kuko nari nzi ibyo bambujije, nari nzi ko ikuzimu ibyo bintu batabikunda, ndetse nari nkora n'ibishoboka byose kugira ababikora babireke. Nuko twaje mu Rwanda. Tugeze mu Rwanda bampaye akazi gakomeye cyane. Amadayimoni yose yaranyubahaga kandi ibintu byose nakoraga byari biri ku murongo. Ubutware bari bampaye bw'ikuzimu bwari burimo no kuyobora amadayimoni yose. Ubu ngubu nari nyobora amadayimoni yose, aho nageraga hari umuntu uri kuzimu yaranyubahaga, yari azi ko ari njyewe ushoboye kandi buri muntu wese yaranzi. Ako kanya numvaga rwose ntunguwe. Nasubiye ikuzimu bansomeye raporo aho Satani yambwiye ati njye gusenya umusozi bita Ndabirambiwe.
Uyu musozi bita Ndabirambiwe ni uw'i Musanze mu karere navukagamo kandi rwose nari mpazi neza. Uyu musozi Ndabirambiwe abantu bawukoreragaho amasengesho cyane. Uyu musozi ni umusozi abantu benshi bakunda kuvuga ko witwa Ndabirambiwe. Si ryo zina ry'uyu musozi, ahubwo buri muntu wese wumva ko yahuye n'ibyago mu buzima bw'isi Imana yamukemurira, awugeraho akahasengera. Niyo mpamvu bawita Ndabirambiwe kandi bajya bizera ko uyu musozi Imana koko ihumva cyane. Naragiye uwo musozi nshaka kuwimura. Uyu musozi burya mwa bantu mwe, abenshi muhajya ntago mubizi, ariko narwanye impundura nyinshi cyane. Narwanye intambara kugira ngo nywusenye, narwanye intambara kugira ngo ibi bintu byo kuhasengera bibahacike, ariko biranga muransinda. Natangiye kuzanamo ibipolitiki kugira ngo byibuze mujye muhasorera mwumve ko nawe rusengero nk'urundi, kugira mureke gusenga. Nabyo muransinda, mwemera gusora. Abantu nabakoreye ibintu byose bishoboka kugira ngo byibuze mbone ko bahinduka, ariko biranga. Uyu musozi Ndabirambiwe bampaye misiyo yo kujya kuwurimbura. Naragiye, nta niho urupfu rwanjye rwari rugiye kubera, ntago nari mbizi. Ariko uyu musozi reka nkubabwire muri make, ni umusozi ufite uruhande rumeze nk'aho ruriho urutare. Ni umusozi ufite umugezi mo munsi, ndetse ni n'umusozi usa nk'uwirengeye cyane. Uyu musozi abantu bose bahajya buri wese afite ibye, nta muntu usanga agiye gusengera undi, ariko buri wese aba afite ibye. Nkihakandagira numvaga mfite imbaraga nyinshi, numvaga mfite imbaraga z'amadayimoni ndibuze gutsinda abantu bose. Narahageze bwa mbere, nigize umupasiteri. Buri muntu wese wazaga nahitaga mubwira ibye. Waba ukihakandagira nkahita nkubwira ko ari wowe, nkakubwira amazina yawe ndetse nkakubwira n'ay'iwanyu, ku buryo rwose wavaga aho ngaho nagutsinze. Uwo musozi rwose nari ntangiye kujya mpakorera ibitangaza, mbabeshya abantu nkabahanurira ibinyoma kugira ngo byibuze banyizere, cyane ko abantu bose ubu ngubu basigaye bizera ibitangaza. Nakomezaga kubabwira ibintu byose baciyemo, nababwira ibintu byaciyemo bakanyizera mu buryo butunguranye. Rero nkiri muri ibyo ngibyo, hari abapasiteri batatu bari bazamutse hejuru ku gasongero k'umusozi, nanjye ntago nari nzi ko bahari. Abo bapasiteri batatu baramanutse. Mu kumanuka kwabo nakomeje kubabona kuko amadayimoni yose yandeberaga ahantu hose. Numva amadayimoni arambwiye ati, Ernest, haje abantu bakomeye kandi bafite imbaraga z'umugabo wo hejuru, bashobora kudutsinda. Niyo mpamvu rwose twakuhunga hakiri kare. Amadayimoni akomeje kujya ambwira gutyo, dayimoni w'intambara aravuga ati, oya, nta byo guhunga, nabo tugomba kubanesha. Nari nzi ko ngiye gutsinda urwo rugamba. Abo bagabo baramanutse ko ari batatu, nta mazina nashaka kuvuga. Bari bafite isengesho rityaye, bari bafite isengesho rityaye ndetse ririmo ubwiru bwinshi, ririmo imbaraga ndetse kandi rirenze. Iryo sengesho ryabo batangiye kurizamura ku ruhande rwanjye. Uruhande rwanjye nari ndimo natangiye kumva urumuri, natangiye kumva umuriro untwika ku gice kigana ku mugongo. Amadayimoni twari turi kumwe nabonye atangiye kumpunga yirukanka, ariko nari ntegetswe kuguma aho ngaho ndetse no guhangana n'ibi byo byose. Nakomeje kureba n'andi akomeye. Aho ngaho intambara yari igiye kurota. Bakomeje kumbwira ati, Cedric, kenyera ukomeze. Aha ngaha tugiye guhangana kandi turagomba gutsinda. Ese Cedric azatsinda? Iyi ntambara igiye kuba igiye kugenda gute? Aha, niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya 23 kizaba cyageze kuri Sharif TV ejo. Bwite ukimanuka ukirebe.